reka dusome urwandiko Pawulo Mutagatifu yandikiye itorero. Itorero pani dini. Ubu cyakiri icyo twakivuze. Noneho tugiye ku busobanuro bw'itorero. Pawulo yandikira itorero ry'ahitwa i Korinto. Mu gice cya mbere umurongo wa mbere turageza ku wa gatatu. Haranditse hati Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse na Sostene mwene data. Turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto berejwe, icyo ni ikimenyetso cy'abaribamo, berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba abera hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ari we mwami wa bose n'uwacu, umwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo. Aha, Pawulo na Sostene bandikiye itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana nabwo bararisobanuye ngo nabera. Nabera batiyejeje. Hahandi hirya twavugaga abantu bajya bashaka kwisanisha n'iki ngiki cyo kuri. Bakiyeza kugira ngo bariko baba abera, ari nayo mpamvu usanga nk'iryo dini ryiyitirira itorero. Bazi ko nabari ikinyoma, ari ikintu kidasobanutse, ariko kuba mu kintu kidasobanutse nabwo bakumva birabajennye, basi bakagenda bisanisha n'uku kuri. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati ndabandikiye mwebwe abera batuye ku musozi w'i Korinto, berejwe muri Kristo. Yanarigeze ariko itorero ry'Imana. Ni itorero ry'Imana. Noneho cya kintu cyo twavuze. Twihute rero. Cya bintu birasobanura. Ni iry'Imana. Kwanza. Buri kintu gifite nyiracyo. Ubu niho tugeze. Nako kuri ubundi. Itashebuje. Idini bwa ni ryande. Idini ubundi yukurikiranye cyane usanga ari rya shitani. Urakoze cyane. Nubwo afite abakozi be. Ntitubatindaho. Noneho rero itorero. Ibyanditswe. Aho Pawulo avuze ko ari ryande. Ibyanditswe Pawulo uyu nguyu ntago twicaranye hano. Nubwo tunicaranye. Kubera ko turi kumwe muri riteraniro. Ariko n'abantu benshi baramwemera. Nkanjye muvandimwe nawe Emile bashobora kutakwemera. Ariko noneho ibi byanditswe twifashishije tubikuye ku muntu abantu bemera witwa Pawulo intumwa y'Imana. Yego, avuze ko itorero yari yandikiye ni iry'Imana. Ubwo itorero rifite nyiraryo. Yego, nyiraryo yitwa Imana. Kandi koko yego, kumenya ikintu sibyo, hari kumenya nyiracyo. Yego, hari ukumenya abakigize. Yego, hari ukumenya uko gikora. Ni ibintu bitatu. None se ubwo tumenye nyiri itorero. Yego, ni Imana. Yego, sibyo. Yavuze ko ari bande barigize. Abarigize yavuze ngo nabera. Abera. Nicyo kirigira itorero. No bya bindi byose abantu bahimba bakanabyita amazina. Na madini. Na mabranch. Yego, y'idini. Yego. Ni ibihimbano. Na amakampani y'abantu. Itorero ryo ni iry'Imana. Yego, rigizwe n'abera. Yego, biyejeje. Oya. Ntagara abarambuye ibiganza, ntagara abatuye ibyaha byabo. Rero tubwire rero bavuze babera gute abo bantu bagize itorero ry'Imana. Muri make mu kindi kinyarwanda bavuga ngo ni umuryango w'Imana. Nabavutse ku Mana. Nabantu badafitanye n'Imana urubanza. Nabana b'Imana. Abo ntibabyigize. Nyine bavuze gute hano mu kinyarwanda? Bavuze ko naberejwe muri Kristo Yesu.
itorero rigizwe n'abera berejwe muri Kristo Yesu. Ubwo Imana nayo ariko ndi kubyumva yego kugira ngo ibone abantu bagize itorero ryayo twabonye ko ari iryayo. Yego. Ubwo yifashishije Yesu. Siko bimeze. Yego. Kugira ngo Yesu amwereze cyangwa se yereze Imana abantu abeze. Ubwo Yesu nawe yerejwe kweza abantu, yatoranyirijwe kweza abantu. ubwo umaze guhura na Yesu yarangiza akakweza, nibwo buryo uba winjiye mu André, ibyo bintu bisobanuye neza. Yego. Iyo uhuye na Yesu yego akakweza we, kuko bavuze ngo berejwe berejwe muri Kristo Yesu. Yego. Siko bimeze? Yego. Uba winjiye mu itorero noneho ry'Imana. Icyo ni igipimo. Iyo ugiye kwa muganga bagutamo termometre bamara kuyigukubitamo bakavuga ati umuriro turabona bimeze nabi ni 38. Yego. Ati kamarariya buri karimo. None rero umuntu kugira ngo amenye ko ari mwito aka kanya wo dukurikiye. Yego. Mu iki kiganiro cyacu. Channel yose dukurikiyeho kubera ko ibiganiro byacu bica ku macana atandukanye. Yego. Kugira ngo umenye kuri mu itorero ry'Imana. Sibyo? Yego. No kureba niba warerejwe muri Kristo Yesu. Noneho André, ese ubwo ahantu bibaho ngo weza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Yego. Niyo gituma dakozwa n'isoni zo kubita benese. Ubwo iyo wejejwe na Yesu André, yego, ubwo uba wera ku kiye kigero? Uba wera ku kigero nk'icyo wakweje. Yesu turumwe muri make wewe dukurikiye ni wipima urebe nimba wera nkande nka Yesu. Yego. Uzi ko bimeze? Sindi mbora bumbye amatafari. Yere bumbye kera ndumwana. Yego. Nukuvuga ngo ufata iforomo ukayikora. Yego. Bitewe na mezire n'ibipimo ushaka. Yego. Noneho rero burya ya foromo ubushaka kuyibyazamwe amatafari, kuyikoreramwe amatafari angana. Yego. Nuko ya foromo ingana. Yego. Urimo kubyumva n'imigati niko bigenda. Ubwo muri make Imana yashakaga bera bameze nkande nka Yesu. Yego. Igiye kubeza ibereza muri foromo yitwa nde Yesu. Bakajya basohokamo bameze nkande nka Yesu. Naba Yesu. Niba mu ijuru nyine bundi hazabamo Yesu. Utari umu Yesu ntagazaje. Okay. Ubwo umuntu utera nka Yesu ntaba muri rya torero ry'Imana. Ntabwo ari bamwe. Icyo cyo kimenyetso ubundi kibasha kukubwira niba koko uri mu itorero ry'Imana cyangwa uri mu idini ry'umuntu. Okay. Nibyo kibikubwira. Noneho André, ababera bandikiwe bari mu itorero ry'Imana riherereye he? Bavuze ko ari mu gace kitwa Ikorinto. Okay. Ako na gace. Na ahantu. Iyi nani ku musozi buna. Na ahantu. Ibunyana. Hazwi. Okay. Ubwo rero dukuye ikinyoma kindi kibindi byitwa amatorero. Yego. Nukuvuga ngo kugira ngo winjire mu itorero gusa ry'Imana bisaba ko werezwa muri Kristo Yesu. Ukaba wera nk'uko Kristo yera. Yego. Ibindi biba bisigaye na gace umuntu aherereyemo. Yego. Sibyo? Nibyo. Okay. Kuko Pawulo yandikira amatorero dore ko atari ryandikiye gusa. Yandikiye n'itorero ry'Imana riherereye muri Efeso n'urugero. Siko bimeze? Yandikira itorero ry'abera baherereye i Tesalonike. I Tesalonike n'ahantu. N'ahantu. Itorero ry'Imana rigizwe n'abera baherereye i Filipi n'ahantu. Ahantu se hazwi no ku ikarita
yego y'isi aho hose tuvuga harahari yandikira amatorero aherereye mu ntara ya Galati cyangwa se Igalatiya aho nahantu biri kumvikana ntago turabona ikizu oye kiriho umusaraba André ubwo rero iyo umuntu asobanukiwe neza uko Yesu yeza abantu yego siko bimeze muri 188 André aravuga ngo yanyishyuriye yego ya myenda yose ngo yambabariye ibyaha atuma nerade kwera kuvugwa n'ukwera de nk'uko Imana yera mu gifaransa aravuga ngo santash yego nta kantu kagatashi na gato mu Giswahili bakavuga mutagatifu nenge ubwo iyo umuntu amenye uburyo Yesu yereje Imana abantu yego sibyo nawe akemera kwezwa na Yesu yego muri imyundo aravuga ngo wogejwe na Yesu ngo watunganijwe n'amaraso ngo hari ubwo yakuhagije amaraso ye ngo mbese imyambaro yawe irera sibyo ubwo umuntu wamaze kwerezwa muri Kristo yego asa nande asa na Kristo na Kristo André yego uwo mwanya kimara kwezwa na Kristo yego aba yinjiye mu itorero ntababyawe se ako kanya ubundi gukurwaho urubanza rw'ibyaha binyuze mu kwizera ko Yesu yishyizeho ibyaha byawe akaba ari we ubipfira yego bingana nuko wowe usigaye nta rubanza ugifite ku Mana icyo gihe rero ubundi kubera ko Imana nta rubanza rw'ibyaha igira ikikubwira ko ubaye umwana wayo nuko wumva ubaye nkayo umutima ukumva nta rubanza rwo kurimbuka ugifite kuko Imana itazarimbuka ikikubwira ko ubaye umwana wayo nuko wumva nawe urubanza rwo kurimbuka rukuvuyemo iyo rukuvuyemo rero yego werejwe muri Kristo kuko Yesu niwe wadukuyeho urwo rubanza yego yarutuvanye harwishyiraho yego yemera no gufata igihano cyacu yego sibyo uwizeye ibyo nta rubanza rw'ibyaha bagifite aba yera nk'uko Imana yera uwaba yinjiye mu itorero ry'Imana umwana wese yavutse aba yinjiye muri famiye André ndagira nkubaze uwo muntu akimara kwizera ubutumwa bwiza yego mbese reka mfate nka ya nkone yahuye na Filipo yego sibyo bahuye iri mu igare yego ivuye Yerusalemu mu giterane yego kuri ya systeme twavuze bwa mbere nta kintu ukuyeyo iri gusoma ibyanditswe wasanga ribazo n'iminsi yiyiriza ubusa noneho Filipo Imana iramuyobora bahura nayo ayibwira ubutumwa bwiza yizera ubutumwa bwiza sibyo yego aranayibatiza ariko bageze imbere iranabatiza yego ya nkone ko nta gitabo cy'idini bayanditsemo yego ariko aba yamaze kwizera ubutumwa bwiza yamaze kwerezwa muri Kristo Yesu buriya ijuru yarifite cyane cyane iki kintu abantu bakeneye kumenya umuntu akeneye kumenya ko wizera Yesu yego ukizera umurimo Yesu yakoze ugakurwaho urubanza rw'ibyaha sibyo ukabubonye ijuru nta dini ribigizemo uruhare igisambo cyari iburyo ku musaraba yego byari bibiri kimwe kiri ibumoso ikindi kiri iburyo icy'ibumoso gipfobya Yesu yego ubundi abantu bazazira kumupfobya kandi kumupfobya ni ukumva ko nawe hari ibyo wakora kugira ngo biguheshe kwera yego ubwo rero abantu bafite ibintu bari gukora kugira ngo biguheshe kwemerwa n'Imana baragira ngo n'icyo gisambo cya kindi cy'ibumoso urakoze cyane twikomereze aho se ndiko batinde hakaba ikindi cy'iburyo yego kizi ko ari ikinyabyaha yego kiti wowe ntutinya Imana yego ntabwo turi mu rubanza rumwe n'uyu twe turazira ibyo twakoze warazira ibyo atakoze ahubwo mwami kimenya kagira n'ubwami agatwaramwe abantu nugera mu bwami bwawe uzanyibuka kimenya ko ari umwami ngo uyu munsi turabana muri paradizo amen none reka nkubaze ko kitamanutse yego kijye muri za nzu twavuzeho bwa mbere yego bacyandike yego yego bakibatize
bagishyire mu bitabo, yego, bagishyire muri korali, gitanga imisanzu, yego, gikora isabato, yego. kuki cyabonye ijuru? Urakoze cyane. Nuko ijuru dakorerwa. Muri make aho wizereye Yesu, yego, ni naho uri bonyine. Amina. Ntabwo ribonerwa muri za nzu badukoresha mwagahato. Icyo ni ikimenyetso cyo bakizirimo. Icyo bakeneye ni Yesu. Amen. No kwizera umurimo we. Amen. Nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Urumva kiravuze ngo twe turi kuzira ibyacu. Ariko uyu ari kuzira. Ntumva ko Yesu ari kuzira. Yego. Aha, niba Yesu afite ibyo ari kuzira rero, ubwo yari mu gihano cyacu. Okay. Ubwo kitagisobanukirwa ngo ubwo ari kubizira, ntago ngibizize. Ijuru ndaribonye. Kuko umuntu akorwa urubanza. None rero, muvandimwe wanjye Andrea. Yego. Ubwo bivuze ko kujya mu ijuru ntibisaba ya madini twavugaga kare. Oya, ahubwo ari ya madini adindiza umuntu kumenya ubutumwa bwiza bumuhesha kujya mu ijuru. None se urashaka kuvuga ya magambo Yesu yavuze muri Mateyo 23? Niyo yaso ubutumwa bwiza se. Avuga ngo bahambira imitwaro iremereye cyane. Yego. Idaterurwa. Yego. Nabo batakozaho imitwe yabananiye y'intoki. Yego. Ngo bakayikoreza abantu he? Ku ntugu. Batanatungaho n'urutoki. Uri dini nicyo rimaze. Umva ikindi yavuze. Yego. Ngo bugarira ubwami bw'ijuru. Muri icyo gice n'ubundi bakabuza abantu babaza kuritera umugongo. Yego. Ubwabo. Asigasigara basunika ushaka kwinjira urajya. Bakabuza abantu kwinjira. Nushaka kwinjira bakamubuza. Dini nuko rikoze. Aza kuvuga mu ndi magambo mu icyo gice nko mu 15 aravuga ngo bazererezwa imisozi n'ibibaya bashaka umuntu umwe gusa bahindura ngo ayoboke idini. Yego. Ngo yamaze kuyoboka ngo abaruti nk'ubwe ebyiri kuba umwana wo kurimbuka w'igihembo. Ubwo ni ikidini rimara, nicyo rimaze. Nari nivugiye rero ko Yesu we aho muhuriye ni naho guhera ijuru. Siko bimeze. Abana gukije kandi na ya mitwaro baguhetamishije. Kandi ubwo ni itorero kandi uburigiyemo. Uburyishiyemo. Ariko ryande ry'Imana. Siko twabonye. Bakwije mu itorero ry'Imana. Siko twabonye. Ubwo niyo utagira urusengero na rumwe winjiramo ijuru wamaze kugira ute? Kuribona. Wamaze kuribona. Siko bimeze André. Kwizera Yesu byo. Icyo cyo kinsetsa. Ari gihe umuntu akubaza mu bwete ngiye nta dini mfite. Njye ahubwo nizeye Yesu. Mbona ubugingo buhoraho. Yego. Ijuru ndarifite ku bwa Yesu. None se nupfa ninde uzagushyingura? Abantu hari n'abajyanwa mu idini ngo nibapfa bazabashyingure bazabashingire. Ariko mu by'ukuri ntabapfenga bure umushyingura. Abantu bari kujijisha abantu babatera n'ubwoba. Yego. Sibyo? Ese ubundi gushyingura n'ibyo bweshije ngo bamushyinguye mu gikirisitu. Gushyingura igikirisitu ni gute André? Ibyo ntibishoboka. Igihe umuntu ijuru yego no kwerezwa muri nde muri Kristo Yesu. Ukizera ko ibyaha byawe byose ukomora kuri Adamu byamugiyeho bigagukurwaho, ariko n'igihano wari ukwiye kujyamo akagihanwa. Sibyo? Ku munsi wa gatatu akazuka arangije igihano cyawe, bityo ukaba nta rubanza ugifite imbere y'Imana. Icya kabiri, nanone imirimo Yesu yakoze ari mu isi yambaye umubiri mu myaka 33 ni wowe yayikoreraga, kugira ngo nubyizera ayikwihere nk'impano ubarweho gukiranuka kwande kwa Yesu Kristo. Ugomagire nk'intare mu ishyamba wumva ko nta rubanza ufite imbere y'Imana ku bwande. Ubwo buninjiye mu itorero ry'Imana ako kanya nta gitabo babanje kukwandikamo. Ariko André nibutse mu byahishuwe mu gice cya 20 hari ikindi gitabo bavuga Imana yagishyiramo abo mu itorero ry'ibyayo kibabwira abantu badukurikiye. Icyo ni igitabo cy'ubugingo. Kandi babumbura umuntu wese batazasanga mu gitabo cy'ubugingo. Icyo cy'ubugingo wese muri make utari mu gitabo cy'ubugingo ari muri cya gitabo twavugaga twabayemo. Ntawe uba muri bibiri. Iyo uri mu gitabo cy'idini ubwo nicyo ngicyo nyine uburimo. Iyo ukijijwe urupfu rw'iteka buriya kiriya gitabo kirimo niba navuga abo muri gereza abagifite dosiye. Yego.
ni waba ari muri kiriya gitabo cy'idini. Ariko uzarebe iyo umuntu yamaze kwizera ubutumwa bwiza akamara kumenya icyakorewe ku musaraba, umva bahita bamushandura nabo ubwabo kandi barabyikorera. Ariko nyine aba yageze mu kindi gitabo. Yego impamvu bamusiba muri kiriya nuko ntaba muri bibiri. Ese ubundi André, igitabo cy'ubugingo cyo ni iki? Ni Yesu. Amen. Igitabo cy'ubugingo ni Yesu. Niyo mpamvu birivuga mu Baroma 8 ngo mu gice cya murongo wa mbere, gice cya 8. Yego ngo nukorera bari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Ubwo nabari mu gitabo cy'ubugingo cyitwa Kristo nta teka bacirwaho. Noneho intagatifu ngo ntateka, urumva aho ngo baravuga ntateka bazacirwaho, intagatifu ivuga ubu ntateka bacirwa, ntaryo bacibwa. Ukimara kugera mu gitabo cy'ubugingo ntateka ubu giciro. Ni nacyo kikubwira ko nyine wijiye mu itorero ry'Imana. Ikikubwira ko ukiri mu idini ni rwa ruzerero bukirimo wibaza wa mutima uhagaze ukubwira kuzarimbo. Yego n'aba bashefu baryo bagukoza hirya no hino kora ibi. Muri make rero reka tubwire abantu ngo biramaze ko umuntu yinjira mu gitabo cy'ubugingo cyitwa Yesu, kuko niyo kizabumburwa. Yego ngo umuntu badasanzemo bakamuroha mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Yego ntago bavuze ko bazabumbura igitabo cy'idini runaka. Mbese icyo gitabo bakwanditsemo ntago Imana ninakizi, ntago ikizi. Abantu bihutire kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo cyitwa nde? Yesu Kristo. Baraganwe natwe ndetse n'abera bose baraganwa ubwami bw'Imana. Amen. Dushimiye Imana rero ku mwanya mwiza. Ntibyarangira ukurikije tuba dushaka kubwira abantu ibintu byinshi cyane ko tuzanakomeza. Nago nitwarekera mu ikinyuma kiracyari kirekire, ni nayo mpamvu n'ukuri nako ukwiye kuba kurekure. Ariko reka iki munsi tugihiniraho. Yego rwose dushimira Imana iduhaye umwanya mwiza wo kubwira abantu inkuru nziza y'umukiro w'abari mu isi, kugira ngo bave mu mwijima binjire mu mucyo, bave mu maboko ya shitani bagaruke mu maboko y'umuremyi wabo, bagarukira Imana umuremyi wabo, babe abaragwa b'ubugingo buhoraho. Ariko nawe ndagushimiye mwene Dani. Yego nawe ndagushimiye cyane ku mwanya watanze. Yego kugira ngo nukuri tugeze inkuru nziza ku bari mwisi. Ariko na kameramani nawe tumushimiye Imana, yakoze umurimo mwiza wo kwamamaza ubutumwa bwiza yifashishije amashusho. Imana ishimwe ku bwa byose. Amen.